reka tubasubize cyane bakunzi bacu by'umwihariko mwe mukunda ibiganiro byacu mukaba mwarakoze subscribe mukibuka gukora like share ndetse mugatera comment kuri buri video yose tubahaye. Atubutsa ko iyo mwakoze subscribe amugirirwa amahirwe yo kubona buri video yose dushizeho mbere y'abandi bose. Nkuko mubizi rero dusige tubakorera ibiganiro bibungura ibintu bikomeye mu buzima busanzwe, twakorera ibiganiro bigisha buri kimwe ndetse haba mu buzima busanzwe ikoranabuhanga ndetse n'ibindi. Uyu munsi rero twabateguriye iki kiganiro. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro kibereka code 12 za telefone ushobora kuba utazi akamaro kazo. Muri iki gihe isi igezemo hafi buri muntu wese ufite imyaka bimwemerera atunze telefone, yaba smartphone cyangwa se telefone isanzwe bakunze kwita gatushe. Ariko ushobora gusanga ari ibintu byinshi utazi ko telefone yawe ishobora gukora wifashishije code. Ni ukuvuga uruhererekane rw'utumenyetso n'imibare runaka ukanda bigatanga igikorwa runaka. Tujye kubabwira code 12 rero abantu benshi bashobora kuba batazi akamaro kazo muri telefone. Urutonde rwa code 12 ushobora kubutazi akamaro kazo muri telefone utunze. Code ya mbere ni akanyenyeri urwego 06 urwego. Iyi ni code izwi nka IMEI cyangwa se International Mobile Equipment Identity, igufasha kumenya imibare iranga telefone yawe igihe yibwe. Ushobora no kujya ku rubuga rwa internet rwa societe iguha umurongo ukoresha ugasaba ko bagufungira iyo telefone kugira ngo uwayibye atabasha kuyikoresha. Kode ya kabiri ni akanyenyeri urwego 4 urwego akanyenyeri urwego akanyenyeri. Ni kode iguha uburyo bwo kubona uko telefone yawe ikoresha ibintu bitandukanye birimo wifi ituma ubona imirongo ya internet iri hafi yaho uri. Ushobora kubona amakuru arebana na telefone yawe, kureba uko ubuzima bwa batiri buhagaze nuko telefone yawe ikora muri rusange, ibyo bita CPU cyangwa se Central Processing Unit. Iyo kode kandi ni ingenzi cyane no ku bantu bakoresha telefone za kera kuko ifungura uburyo bw'ibanga buguha amakuru arebana na telefone cyangwa se secret menu. Kode ya gatatu na akanyenyeri 33 akanyenyeri urwego. Iyi kode ikorana gusa na iPhone ubwoko bwa telefone, ikabigufasha kwirinda abantu bashobora gushaka guhamagarisha telefone yawe nta ruhushya ubahaye. Ikiza cy'iyi kode nuko ushobora kuyivanamo nanone ushyizemo indi kode ariyo urwego 33 akanyenyeri ugashiramo pin shiramo urwego. Kode ya kane na akanyenyeri urwego 30 urwego. Iyi ni kode ikorana na iPhone gusa igihe ushaka guhamagara umuntu ariko ntabone nimero yawe. Kuivanamo nabwo urongera ukandika iriya kode. Kode ku mwanya wa gatanu na akanyenyeri urwego 780 urwego akanyenyeri. Iyi ni kode wakwifashisha igihe ukeneye kuvanamo ibintu byose washizemo nka za application wifashishije Google ukongeraho ugashyiramo izo wifuza. Kode ya gatandatu na akanyenyeri 2762 akanyenyeri 3855 urwego. Iyi kode uyikoresha gusa igihe wifuza gusubiza telefone yawe uko yari imeze ikiva mu ruganda cyangwa se reset, ibyo benshi bakunze kwita guformata. Ibyo nabyo ubikuruzi neza ko nta gusubira inyuma kuko ubikora ushaka kongera gushyiramo application bundi bushya. Icyo gihe iyo harimo ibyo ukeneye nimero y'amafoto, indirimbo, video, ushaka uburyo ubyimurira handi cyangwa se ukaba waributse gukora ibyo bita backup muri Google winjiye muri setting. Mbere gukoresha kode ya 4 ya 5 zirikana ko iyo ukimara kuzikanda zihita zitangira gusiba byose ukimara gukora ku kamenyetso kanyuma kuko zitarindira ko ukanda ahagenewe guhamagara. Ya 5 yo by'umwihariko ikorana gusa na telefone zikoresha Android. Kode ya 7 na akanyenyeri 3 urwego. Iyi ikorana na iPhone gusa nayo ikaba ifunga ibyo bita
EFL coding, uburyo bugufasha gufata umurongo ufite imbaraga igihe uhamagaye mugenzi wawe. Iyo kode imara umuriro vuba telefone ikaba yakuzimana utabyiteguye, ariko ushobora no kwihutira kuyivanamo igihe ubona ko umuriro urimo gushira cyane, ubundi ugakanda iyi kode y'akanyenyeri 3370 urwego, battery ikarekeraho gushira yihuse. Kode ya 8 ni akanyenyeri 4 urwego. Iyi nayo ikorana na iPhone gusa, igafasha umuntu kumenya ko hari abantu barimo kumuhamagara igihe arimo kuruhuka, yayishize mu buryo abahamagara bumva imeze nkaho arimo kwitaba indi telefone. Ibi bikoreshwa cyane n'umuntu wiriwe mu kazi kenshi ananiwe cyangwa akiriwe yitaba telefone yakira n'ubutumwa akageraho akananirwa. Ashobora guhita yitaba bitabaye ngombwa, kandi igihe yumva yamaze kuruhuka ashobora kuvanamo ya kode akoresheje iyi kode nanone urwego 43 urwego. Kode iri ku mwanya wa 9 ni urwego 0011 urwego. Iyi kode ikorana gusa na telefone za Samsung, ikaba iguha uburyo bwo guhita ugera ahakwereka ibintu byose biri muri telefone yawe cyangwa se quick service menu. Ku mwanya wa 10 haza akanyenyeri 301 urwego 1234 urwego akanyenyeri. Iyi kode nayo ikabona gusa na iPhone, ifasha umuntu kureba imbaraga z'umurongo signal akoresha bigenda bite rero. Ujya ahanditse imibare umuntu akenera hagiye guhamagara, ukandikamo iriya kode akanyenyeri 3001 urwego 1234 urwego akanyenyeri, ubundi ugakanda hagenewe kwatsa cyangwa se kuzimya telefone, ukorekeraho urutoki kugeza igihe haziyemo akamenyetso ko kuzimya telefone, hanyuma ukarekura, ubundi ugakanda ahagenewe kwinjira muri iPhone yawe bakunze kwita home. Ugahita ureba mu nguni y'ubumoso hagaragaza imbaraga z'umurongo wawe signal, ubona hajemo imibare ikwereka urwego signal yawe irimo. Iyo hajemo kugera kuri 40, icyo gihe signal yawe iba ari nke cyane, mu gihe ihagije iba ari kugera kuri 40. Kuvanamo ya kode ni ukongera kuyandika na akanyenyeri 3001 urwego 1234 urwego akanyenyeri, hanyuma ugakanda hagenewe kwinjira muri iPhone. Ku mwanya wa 11 rero haza kode y'akanyenyeri urwego 21 urwego. Hari igihe umuntu aba yumva ananiwe adashaka kugira telefone yicyaba cyangwa se afite ibindi bintu ashaka gutunganya ntawe umurogoya, nta kindi ukora usibye gukanda iyo kode, hanyuma kuba afite iPhone igahita iyishyira mu byo bita voice mail cyangwa se uburyo bwo koherereza abaguhamagaye, aho bashobora kukubwira icyo bifuza ukaza kubyumva uhugutse. Kuvanamo iyo kode ni ukongera ukayikanda. Naho kuba adafite iPhone, iriya kode na akanyenyeri urwego 21 urwego, nta kindi ikora usibye kumvisha abaguhamagaye ko utabashije kuboneka, hanyuma kuyivanamo ugakanda iyi ni urwego 002 urwego. Ku mwanya wa 12 haza kode y'urwego 31 urwego. Iyi kode ikorana na Android ndetse na iPhone, ariko hano mu Rwanda ntabwo igikora nka mbere bitewe na societe zitumanaho zayihagaritse. Ni kode ubusanzwe ituma ushobora guhamagara umuntu ntabone nimero yawe niyo yaba asanzwe ayifite. Iyo kode ishobora kuba yarahagaritswe ku mpamvu z'umutekano w'abafatabuguzi, kandi koko nawe utekereje usanga bibangamye guhamagarwa n'umuntu ntubone nimero ye. Usibye ko no kuri wa wundi uguhamagaye bishobora kumuviramo kutitabwa, kandi nyamara yaguhamagaye agukeneye. Icyitonderwa, hari izindi kode nyinshi zidakora mu Rwanda kandi nyamara zifite akamaro, ariko bishoboka ko biterwa n'uko amasosiyete y'itumanaho ariyo yabivanyeho kubera impamvu runaka. Ntitwasoza iki kiganiro tutababwiye utundi dukoryo tw'ingirakamaro kuri telefone yawe. Icyambere, kugira ngo winjize umuriro vuba muri telefone yawe utagombye kuyizimya, ukanda ku kamenyetso k'indege kaba kari ahagana hejuru, hahandi ushyira urutoki ukamanura kugira ngo urebe ibintu bitandukanye ukenera, birimo kongera cyangwa se kugabanya urumuri, gukoresha bundles, internet n'ibindi. Icya kabiri, niba ushaka ko umuriro udashira vuba muri telefone yawe, gabanya urumuri rwayo ugiye hariya hejuru, cyangwa se ushyiremo ifoto
wallpaper screen lock yijimye, kuko iyo ifoto ifite amabara menshi kandi ari mu rumuri bituma umuriro ushyiramo vuba. Reka tugushimire wowe wabanye natwe muri iki kiganiro, aho tukubwiye kode z'ingenzi ndetse n'udukoryo twari turi muri telefone yawe ariko utazi. Niba ukunze iki kiganiro rero gisangiza abandi, wibuka gukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ibiganiro bikurikira nabyo bijye bikugeraho 5 kuri 5. Bari kumwe na Protemba Rushimana, mukomeze mugire umunsi mwiza, impagarike ndetse n'ubugingo.